Muraho abakunda Dr. Richard nabashubuje namwe mudukurikira mwicishikiye ntimukore subscribe ndabashubuje cyane. Ni Dr. Richard rero nkuko bisanzwe ndabakunda mba mbafitiye ingingo zitandukanye mba nateguyeho kugira ngo tuze kuziganiraho cyane cyane muri ya gahunda yacu kugira ngo tujijurane kugira ngo mbajijure ku bigendanye n'ibyo namaze kumenya mu rwego rw'ubuzima. Duherutse gukora ku kiganiro ku bigendanye no gukuramo inda, ariko noneho baratubaza muri comment hari umuntu wambajije ati ese dushobora gukuramo inda kugeza ryari? Donc ni ryari umuntu aba atagishoboye kwemererwa gukuramo inda muri ba bandi batanu twaganiriye bashobora kwemererwa gukuramo inda? Ese ni ryari noneho dushobora gufata umwanzuro tukavuga tuti iyi nda bitewe n'aho igeze ntabwo iyi nda ikivuyemo? Ngaho nicyo kintu tugiye kuba tuganiraho. Nk'uko rero twabikoze n'ubushize turifashisha itegeko ryo kuwa 8 kwezi kwa 4 cyangwa se kwa 8 muri Mata 2016 nkuko rigaragara kuri website ya Minisante. Ndagira ngo aba ari ryo twifashisha, hanyuma turebe neza icyo riteganya ku bigendanye n'igihe ntarengwa cyo gukuramo inda. Niba inda wayisamye ni ryari tuzafata umwanzuro wo kuvuga ngo iyi nda ntikivuyemo? Ntabwo nitwa rero ngaruka ku bigendanye donc n'impamvu y'iri tegeko nyirizina, ariko mu ngingo yaryo ya 4 handitse ngo igihe ntarengwa cyo gukuramo inda. Ni ingingo ngufi cyane, ntabwo ntekereza yuko ndi bubarambire. Iki ni ikiganiro nshaka ko kijya kiba kigufi ariko kikaba cyagera kure hashoboka kugira ngo abantu benshi babashe kuba bagira ubumenyi babikuramo. Handitse ngo uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite, aka kantu mukumve, uretse igihe bigaragara ko inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa bw'umwana atwite, inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22. Inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22. Ni ukuvuga ngo uraza kwibaza uti se ko ubundi dusanzwe tubarinda mu mezi, inda ifite amezi 2 amezi 3, umuntu azabwirwa n'iki byumweru 22 ibyo ari byo? Wowe nugera kwa muganga, kwanza nugera kwa muganga tuzagufasha kugira ngo tugufashe kumenya nyine inda yawe ifite ibyumweru bingahe. Dushobora kwifashisha kubara dushingiye ku gihe uherukira imihango. Abagiye bakurikira ibiganiro byacu dusobanura iyo kwa muganga bakubajije ngo uheruka imihango ryari, mu by'ukuri icyo tuba tuvuga twarabisobanuye, aho utubwira umunsi wa mbere w'imihango uheruka mbere y'uko usama, hanyuma twebwe twifashishije formule zigiye zihari zitandukanye tukaba twamenya ngo iyi nda utwite ifite ibyumweru ibi n'ibi. Nuko rero iyo tumaze kumenya ngo inda utwite ifite ibyumweru 22 no kuzamura, icyo gihe ntabwo uba ukiri umukandida, kabone niyo waba waruri muri babandi batanu bandi, ukuyemo kuba wenda inda yaba yaguteza ibibazo by'ubuzima cyangwa se n'umwana ubwe bigaragara yuko inda nikomeza adakomeza kubaho neza, icyo gihe umwanzuro wo gukuramo iyo nda urafatwa. Ariko iyo hari za mpamvu zindi, umwana uri munsi y'imyaka 18, kuba warayitewe n'umwashyingiranywe ku gahato, kuba warayitewe n'uwo mufitanye isano n'ibindi nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byacu byahise, ntabwo bikuraho, ntabwo bituma dushobora kuba tuyikuramo mu gihe yarengeje ibyumweru 22 nk'uko bigaragara mu itegeko.
ndatekereza ko uwatubajije iki kibazo tumushubije twifashishije itegeko, kandi n'uwashaka kutubaza wenda n'impamvu nayo dushobora kuba twashaka impamvu, donc twamushakira impamvu yumvikana mu buryo buri scientifique, tukamusobanurira ese ubundi kubera iki bahisemo ibyo byumweru 22. Ibyo nabyo bifite impamvu yabyo, wenda mbiciyemo muri makeya. Umuryango w'abibumbye ugaragaza ko umwana agera ku kigero cy'aho ashobora kwihanganira kubaho ubuzima bwo ku isi atari muri nyababyeyi nibura guhera ku byumweru 22 kuzamura. Ni ukuvuga ngo icyo gihe tubara ko wa mwana noneho aba ari umuntu muzima ushobora kuba yabaho, yagira amahirwe runaka yo kubaho igihe ari hanze ya nyababyeyi. Ni ukuvuga ngo rero iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye cut off cyangwa se igihe ntarengwa cyo kuba inda yo gukurwamo cyangwa se yafatiwe umwanzuro wo gukurwamo itagomba gukurwamo igihe yarengeje ibyo byumweru. Munsi y'ibyo byumweru ho amahirwe yo ku mwana yabaho aba ari make cyane, ko hari byinshi bishobora kumuhitana cyane, nk'ibihaha bye biba bitarabasha kuba byakwakira umwuka wo ku isi kugira ngo bibashe kuwuhindura nyine ugere mu maraso, ubashe gukora ibyo umwuka nyine usanzwe gukora kugira ngo ubuzima bukomeze. Iyo ibihaha rero bitaragera kuri urwo rwego, umwana kugira ngo abe yabasha kubaho atari muri nyababyeyi, wenda ubwo ntabwo ndi bugaruke ku bigendanye na tekinoloji zigezweho z'abana n'ubundi barererwa mu malaboratwari, ubwo ndi mu buryo busanzwe niho nashatse kuganira nganisha. Icyo gihe umwana amahirwe yo kubaho aba ari makeya, ariko iyo birenze ibyumweru 22 mu by'ukuri umwana aba ashobora kuba yabaho, wenda akabaho iminsi mikeya ari muri kuveze, ari kuri oxygene, ari iki, ariko ashobora kubaho. Bitandukanye rero no kuba inda yakurwamo munsi y'ibyo byumweru. Ngayo nguko ndumva ari ibyo ngibyo twavuga. Hanyuma uwagira ikindi kibazo kindi akaba yatubaza kuri Dr. Richard Official, rwose tubahaye ikaze. Abakomeje kutwereka urukundo, abakomeje gukora subscribe, yoka ikaze rwose kuri Dr. Richard Official. Turabakunda cyane.